Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 96, umurongo wa 9 n'uwa 10. Musenge Uwiteka, mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe, muhindire umushyitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti, Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Azacira amahanga imanza zitabera. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 96, ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biraherahe. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka. Mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro. Muze mu bikari bye muzanye ituro. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 91, umurongo wa 1 n'uwa 2. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi 139, umurongo wa 1, uwa 2, uwa 3 n'uwa 4 ndetse n'uwa 5. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenyera kure ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi 139, umurongo wa 1, uwa 2, uwa 3 n'uwa 4 ndetse n'uwa 5. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye. Umenyera kure ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye. Uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi 130, umurongo wa 1, uwa 2 ndetse n'uwa 3 n'uwa 4. Uwiteka njya ngutakira ndi imuhengeri. Mwami, umva ijwi ryanjye, amatwi yawe atyarire kumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Uwiteka, wagumya kwibuka ibyo gukiranirwa? Mwami, ninde wazahagarara adatsinzwe? Ahubwo kubabarirwa bonerwa aho uri, kugira ngo wubahwe. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 22, umurongo wa 1 n'uwa 2. Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Mana yanjye, ntakira ku manywa ntunsubize, ntakirana nijoro simpore. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Bible verses. Zaburi ya 13, umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Ariko niringiye imbabazi zawe,
umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri Zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Muririmbirirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu. Mushime Imana Data wa twese kubw'uwo. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 93 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2. Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga. Kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 93 umurongo wa 3, uwa 4 ndetse n'uwa 5. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo. Inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije ni ibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi 104 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye, urakomeye cyane. Wambaye icyubahiro no gukomera. Wambara umucyo nk'umwenda. Usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 97 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2. Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime. Ibirwa binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwijima biramukikiza. Gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe ye. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 19 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 86 umurongo wa 15. Ariko wowe Mwami, uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 34 umurongo wa 18 ndetse na 19. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 44
umurongo wa 17 n'uwa 18. Ibyo byose byadusohoreyeho, ariko ntitwakwibagiwe, kandi ntitwavuye mu isezerano ryawe. Umutima wacu ntiwasubiye inyuma, intambwe zacu ntiziyobagije ngo zive mu nzira yawe.